areba iyi match. Iyi ni match izaduha igikombe gitangwa na FIFA. Iyi ni match turi mu irushanwa izaduha igikombe gitangwa na FIFA. In other words, tuzadufite igikombe cy'isi kuko amakipe yose y'imigabane yahuriye ina. Ushaka kumwata match ebyiri ubyise igikombe cy'isi. Ariko cyanditseho FIFA series. Hari iryo jambo FIFA. Wingora natwaye igikombe cyateguwe na FIFA. Wingora hariho FIFA. Wingora kuko ngiye nakinnye n'ikipe itari yo ku mugabane wa Afrika. Grenada niyo muri Afrika y'ibere. Grenada niyo muri Amerika yo hagati. Turambaza iki? Muri CONCACAF. Banza ni ikipe muri Amerika yo hagati ndayirasa. Finale wenda Kenya cyangwa Estonia. Umwe umunyaburayi ndi yabona umunyafrika. Nayo wenda ndayirasha. Urambaza iki? Ngiye natwaye igikombe cyateguwe na FIFA mpuzamigabane. Iki ni ikintu dukeneye mu kabati ka equipe nationale. Harimo Sekafa 9 urakoze iyo niyo ngingo ya kabiri. Ikindi dukennye igikombe muvuga kumbuye umva twakinnye amafinale ya Sekafa za Uganda ziratsinda bikanga bikajya no Sudani dutsinda. Tumaze nk'imyaka duhiga gakombe byaranze nyamahirwe gushaka igikombe kwizigira izo mpamvu ebyiri zirahagije. Dukeneye igikombe kandi ni igikombe mpuzamigabane. Hanyuma Rugangura abantu bamaze iminsi bakurikira social media za Ferwafa twabonye ama evaluation adasanzwe atarasanzwe akorwa mu Mavubi. Twabonye abakinnyi barimo barakoreshwa imyitozo yo gusimbuka meze nko gusimbuka umurambararo. Tubona bapimwa udutsinsino urumva. Twababonye ejo barimo barasimbukira muri piscine mu mazi. Mugira icyo muvuga kuri iyi miteguro idasanzwe y'amakuru. Ariko karakane ko mu mazi wenda Rugangura akomeza. Navuze mvuga ni burya ariyo abantu bajya bavuga ati umukinnyi ni umukinnyi ushinguye. Navuze ndeba navuga nti iyi piscine barimo uramutse uri umukinnyi mugufu udafite imbaraga wajya uhagararamo ntabwo umutoza ajya amenya kurimo ugacubira. Ariko warebaga bya Kavita bihagazemo urabona ko Rwanda rufite abakinnyi barebare kuvuga ati aba ni abakinnyi bangira myitozo. Hari umuntu waza ansobanurira impamvu yayo kuri kuntu umuntu abasimbuka ari mu mazi urango birakomera cyane kubera ko ntabwo ari nko koga urambaraye uhagaze mu mazi urajya usimbuka akubarira inshuro amazi anagukurura ngo uba uri gukoresha ibice byose by'umubiri guhera kwino kugera ku jisho. Igice cy'umubiri cyose kiba kirogera ko ariko cyane umugongo na hano kunda senior mubarabuka neza mu bijyanye na sport muri sport science nibyo twagarukagaho ku munsi w'ejo ngira ngo utu n'udushya ni ibintu byiza cyane byo gushimira coach Claudio David Altieri. Claudio David cyane masters mu cyo bita sport science yakuye muri Australia. Muri Australia ni naho umuryango uba. Yes, akaba ari sport science coach nyine mu Mavubi. Gusa n'umutaliyano uyu mugabo abantu babyumve neza urumva ni umutaliyano ariko ukomoka muri Colombia. Yego origine ni Niriya poye rwose uhita ubona ko ni umuratino ntabwo ari umuzungu. Yes, nyirago rero Iberi n'ubundi yarabikomojeho ni nabyo byari byabanjirije ejo bundi bari mu cyo bita pre-participation medical examination. Areba uko abakinnyi bahagaze fitness yabo ibijyanye n'imirire nibyo byakomezaga ku munsi w'ejo. Rero ubwo muri tuntu tugera nko mu 8 ku munsi w'ejo bagarukaga cyane ku nyine kuri fitness and physical assessment. Yego nicyo ni gisa nkaho gikubiye muri ibyo bintu. Imyitozo bakoreraga muri piscine ijyanye nanone wa mugani no kongera n'imbaraga z'abakinnyi ngira ngo abamenyereye cyane ibigendanye no kubaka umubiri no gukomeza umubiri bajya babona rimwe na rimwe hakorwa n'icyo bita aqua gym. Aqua gym niba abantu bayizi ni gym ariko ikorerwa mu mazi. Ubundi nkunganiye muri latte aqua ni amazi. Aqua bivuga ota nyine bivuga amazi bivuga nibyo. Yere bavuze aqua gym ni gym ariko ikorewe. Impamvu yabavuze ngo les animaux aquatiques nizanyamaswa zo mu mazi barimo kuko rero origaniwe nk'umutoza wenda urabyumva urabona ko muri iyi minsi imyitozo cyane ya tactique cyane ugeranyije no kureba fitness y'abakinnyi no kureba endurance n'ibiki. Urabona ko umutoza Constantine asa nkaho ari gushyira imbaraga kuri icyo kintu cya fitness, kuri icyo kintu cya endurance y'abakinnyi, kuri ibyo bindi birebana n'ibintu biri physical cyane. Kuri tactique yego naho harimo ariko urebye pourcentage nini
abakinnyi bagiye bava hirya no hino hagiye hatandukanye, abenshi ni bashya. Icyo yashyize imbere rero cyane cyane aravuga ati abakinnyi twebwe twagize umwanya wo kureba abakinnyi amashampiyona bakinamo, karite zabo ni bien, ni ibintu byiza biri ku murongo, ariko se bari tayari, bari fit kuba batanga imbaraga zabo. Niyo mpamvu tactique ubona ntago ari cyane mu bintu Constantine yavuze binadindiza umupira wacu cyane abanyafurika, anasaba n'umutoza nuko ntidukorera ku byo bita data, ntidukorera ku mibare bipimye bifatika bifite nyine ibisobanuro bya nyabyo. Umukinnyi reka nguhe urugero, ibi bintu ubona bari kubapima, ibi bintu ubona bari kugenda bakoresha izo exercice zose uvuga, icyo bigamije ni cyakse kugeza no ku mirire, icyo bita nutrition screening. Yego, ni ukureba ngo uyu muntu umubiri we imirire bayiteho cyane, muzamuri mwagomba kongeramo akwiye gutamira, mbega umuntu umaze iminsi adafite apeti akeneye kujya katakorye, akeneye kiboko, akeneye cya gituza. None baramwita muri iyi minsi y'umwiherero ari muri hoteli. Oya, ni inama bazamugira na nyuma. Oya, buriya sport science coach agomba gusiga mwandikiye bita prescription nkuko bakwandikira kwa muganga. Azahabwa nande baramubwira bati wa manager we turashaka ko noneho muri windi kurikiraho tuzagusanga kuri yeta kugira ngo uzayigereho uzarya ibinini kuko bari by'amafaranga. Ikiza no kari kumwe na mwambari muri reyo. Reka ashobora gukora assessment. Reka twihuse ntitubitindeho. Mu by'ukuri rero iyo umugabo akora ariko bera bisubizo nyenza acukumbura, menya abantu basanzemo ibibazo by'inzara bari gukora icyo bita nutrition screening. Nzarashaka kureba abantu bayitsinzwe kandi urwo rutonde nzarubona. Abantu bitsinzara nyine bagomba kucyumva. Umusportif ari ukuntu umubiri ugomba kuba nyine umeze, amagufwa, amamasozi, inyama, biki byose barabireba nyine. So ubwo rero impamvu babikora harimo ibice bibiri. Buriya imyitozo iyo ari mike ku mukinnyi bituma adatanga umusaruro wuzuye, binakurura imvune iyo ari mike. Niyo ari myinshi cyane yarabaye overloaded, imyitozo ari myinshi cyane bituma nabwo adatanga umusaruro kandi nabwo bizana imvune cyane. Ariko umukinnyi wahawe doze y'imyitozo ikwiye kandi akaba nyine yariye neza nk'uko bivuga, yanaruhutse neza, yateguwe neza, no kuvuga ngo mu mubiri physique yaganijwe neza, mentally mu mutwe ari pre gukina adafite ibibazo nyine bindi, niwe ushyiramo icyo wita tactique, ayo wita amayeri y'umukino. Burya niwe ubasha kubyakira kuko n'abakatolika babivuga neza, sinzi niba ari abakatolike, ronzi mubiri kuvuga ngo ibintu ngiye kugushyiramo ugiye gukina umubiri wawe uri ready kubyakira ukabishyira mu bikorwa. So niyo mpamvu rero Axel nk'uko yari abibajije abanza kwita kuri ico gihe ko ngo ni bande bafite umubiri uri ready kujyana nicyo tugiye gukora mu kibuga. Akabanza rero agakora iryo sesengura rya gihangariko, turebe za tando zanyu, turebe hari n'ibindi yabakoreshaga, akazajya bazamuza amaguru, akazajya hina gusa n'ushinze nk'amano y'imbere, akareba niba tando dataka, akareba za cheville, agapima, yajya apima ibintu byose urumva kugira ngo arebe niba imibiri yanyu imeze neza. Ibi rero ni byiza cyane, ibi ni ibintu by'ibinyabazungu byajyanye kuvuga ngo ushake ngo umuntu ngo mukongomani sinzi ngo umuntu ufite ngo by'ibiki kuza kwizigira kira kintu arakaro byanyeretse rwaju cyo muribuka ko umutoza Torsten Frank Spitler kiza we icyo yakoze cyambere no kwereka abakinnyi uburyo bwo gukina umupira, uragiye n'abantu uburyo umuntu atwara umupira uburyo gutwara. Uvuga ngo we yatekerezaga ko wenda imikinire ye yashingira cyane kuri ball possession, ariko nkurikije introduction ya Stephen Constantine n'ibyo akoresheje abakinnyi ku nshuro ya mbere y'imyitozo, uburyo ari gushingira cyane ku kintu cy'imbaraga physique, biratanga ishusho y'uburyo agiye kujya nawe azajya akina. Biragaragara ko agiye kujya akina wa mupira w'imbaraga atari ibintu byo guhererekanya ngo duvuye ku muzamu washyize kuri kabiri yashyize kuri gatatu byonyine. Oya, ahubwo ufite imbaraga nawe kujugunyira urufunga neza, uhagarare neza, nawe utange neza, ukomeye mu maguru. Ikintu gihari abakinnyi mbere yo gukina ugomba gukina uri muzima. Nuvuga ngo ahangaha byane nibyo abakinnyi byo guhisha imvune, hano ntabwo byakunda, hano baragufata ufite cheville warayihishe, ufite ivi wararishe, ufite hano bahita bagucakira. Ubu nta kongera kubeshya urwaye nguje mu mavuko, ntabwo byashoboka. Uriya mutipe David twavugaga sports science coach, uriya mugabo ngo
azajya afata na data mu maklub abakinnyi bacu bakinamo, azajya akorana n'abantu mu makipe yabo nyine babishinzwe, bamubwire ngo yakinnye iminota, umubiri umeze gutya, GPS yirutse gutya mu Premier League. Ikintu cyitwa statistique Rwanda Premier League, kuko tugomba kugenda mu isi y'imibare. Akavuga ati wenda Sahabo ni umukinnyi mwiza dukeneye kabanza, ariko wenda afite iminota mikeya, doze y'imyitozo tumuha igomba kuba itandukanye niyo duha abandi, kuko wenda afite imyitozo mike. Imyitozo mike yo bwarabigenza aterera, nahita abwira mwambari Serge wa fitness ati wowe uyu mwiteho cyane, umwe imyitozo extra, kuko data nakuye muri club ye ziranyereka yuko afite imyitozo mike. Akabishyiraho ngaho twihute cyane kimwe cyo kureba uburyo Amavubi arimo hazagenderwa ku bipimo kugira ngo bazajya mu kibuga babe bafite iyo fitness. Ariko ikindi nabonye, sinzi niba mukibona nkanjye, ariko urabona ko imyitozo irimo iraba mu buryo buri harmonized, abakinnyi barishimye bafite smile, urabona nyine harimo ikintu cya friendship. Sinzi ko umuntu mubona ahantu ibintu byatumye ari ikintu kimwe Shema Fabrice yazanye muri equipe nationale kandi kiza cyane. Ariko hari n'umuntu wabimbwiye arambwira ati burya abantu tugira uburakari nuko tuba dukiri, abantu bakire se baragira imishinga bafite amafaranga, ubundi nicyo nyine kiza cy'amafaranga nta ruhumbi. Shema kuva yaba perezida, urabizi ko Amavubi twigeze gutsindaho ni Zimbabwe, igihugu kiba gifite prime n'abatereka ya perezida. Shema yiyegereje abakinnyi, aragenda babamo, baragenda baramukunda. Uzagenda ubaze Bamanzi, uzagenda ubaze ba Casemiro, n'umuntu uganira n'umukinnyi ku giti cye. Yaragiye arababwira ati ibintu byagiye biba, aho mwumva igihugu cyanyu ngo hari ibibazo ufite, sinzi ngo by'indege n'ibiki, ndi umuntu wayoboye equipe, nkunda umupira, nabaye n'umufana rwose, aho kugira ngo uzatange service utishimye byumbwira ngewe. Icyo kiza cyo kugira amafaranga. Shema aravuga ati umuntu arajya gukora isikari y'ibihugu 15 atajya he, mutegera umuntu indege ya nyayaze azi Kigali. Shema yarabanze ashyiramo icyo kintu cy'umwuka mwiza cya kabiri cyane, iyo yo kuzanamo ba Haruna, biriya ni ibintu byiza cyane. Ba Haruna kubashyiramo hari ni grand frère wabari abakinnyi bose cyane, no kugira ngo yorangaje aba sportif y'abakinnyi ari uganira nabo. Cyane byo gusanga umuntu ajya gufatira umukinnyi icyemezo akagifata military, kandi umukinnyi ari umunyamupira ntibikunda. Umuntu ugasanga yarakariye Dawuda gute ngo Dawuda ngo yatinze kuva muri dusha, arabizi ko afite tara, imusakuza mutware gake, n'umusakuriza aramutesha umutwe. Twara umuntu gake, niko bigenda, ndakubwiza ukuri. Mutware gake mwumvikane, n'umusarana arakwihorera, umukuramo match 3 ukaburagaritswe, ukisanga ugomba kumwinginga ukamugarura. Bimutwaye iki? Arabizi ko nka Haruna kumushyiramo hariya ni umukinnyi ugomba gukomakoma. Erega nubwo tuvuga ba Olivier baba barakoze amakosa, ariko Haruna niuza akamwita Olivier nyabuneka nawe wirengera, agenda akavuga ati Manzi dore nimufashe dukora ibi bintu. Iminota sigaranye Equipe nationale kuyanya mupira, urumva Rugango bura aba batoza twita abanyamahanga bano Antonio Conte bona bari hashi cyane, baba bakunda umukinnyi we, ari amahana yagira hanze y'abakinnyi be. Uribuka nka Adiri yakundaga abakinnyi be, ariko we ku ruhande ukabona agira amahana. Rugango n'ubu Constantine rero tumwita umutoza nyine utorohera abandi bantu, ariko akunda abakinnyi be kandi mu buryo bwumvikanywe. Barakumvisha kwa yarazibatse yanabyivugiye yanabyitangari, abati narabarebye ndabareba navandi buri wese telefone ye nashyire hano kandi nta n'uwajuriye nta waburanye. Constantine telefone kawe uragenda ugashyira hariya, abati murazisubiranye. Akunda abakinnyi bakizaza muri abajije na Zidane barambwira bahuriza ku kintu kimwe, bati Constantine ikintu cya mbere atagira na federasiyo itazigera ikinisha, ngo bakimara gutsinda match kwizigira. Niba ari za FIFA series ebyiri, FIFA series zizarangira ariko akangaye kwa mbere zikirangira kuwa mbere, icyo cyumweru muzabe mwamaze kujyaza mwateretse kuri konte z'abakinnyi. Ibintu by'ibirarane byo mu Mavubi by'amezi 3 ashira mutarahemba abantu. Constantine nakubwira ati sinyahamagara utaraha abakinnyi amafaranga, simfite icyo kubabwira. Niba mbahagarariye ukaba utabahaye ibyo bakoreye, ubwo urambwira iki? Ibi bintu by'amadeni finance ya federation have ministere ibintu ngo priorite ngo turi kubanza ngo kubaka ngibuga mu mashuri have Constantine kumwe bo nkabizi he arakubwira ati umuntu ibyo yakoreye
ugomba kuba zimeze niko meze arakubwira ati wewe shizo prime cyatanu so byitekereje nakuranye ati niwe wayigene uza hazava none surambaza kibatsinze match ebyiri byazaho bitatu byabo tuvugane byamaze kugeraho buri ibyo waruvuze Iberi nibyo akunda abakinnyi afightinga ku ruhande rw'abakinnyi ku rwego rutabaho cyane n'umutoza mwiza cyane. Anyway twihute noneho ikintu dusigaranye ubu ni 11 tubona bashobora kuza kuduserukira South kujya muri Murera mbere kujya muri Murera 11 shabarago. Ikindi kintu nagarutseho ni Constantine interview yatanze afite icyizere gihambaye yavuze ati mumaze kugira abatoza 10 mu myaka 11 nzi neza ko hano nzahatinda urabona yavuze ati nzahatinda. I think you will see a different team than you have seen before ati murabona amavubi asa nkaho ari mashyi sini yakazungu Clever ubwo uje zatangirika byari napo twahera muri team news kugira ngo tumenye n'abahari n'abadahari kuko rwose nk'abakinnyi ariko harabasezereye abantu bagizwe ibanga kubera ko iyi mikino ntabwo ari kubatangaza ngo aravuga abakinnyi 18 baza gukina wenda abandi ubwo barabiyambara uturini bari muri stade turababona n'ubundi gusa icyo namenye nuko Manzi we biragoye ko yakina imikino Manzi afite akabazo k'imvune rwose turatura amaze iminsi bakora nibo bamuvumburiye no mu myitozo twavuga baramubonye barabatu ufite imvune mu myitozo umutoza ngo agerageza gahanje na Kavita cyane umutoza arakubwira ati Manzi kirama akagufu ngura Manzi afite imvune birashoboka cyane ko atagaragara kuri mukino Manzi vubiri meze gutya ntago yakomera kwica azahita cyaza aya match akabira kuzaba yaje hanyuma Hakim Sahab we kubera ko yanaje natinze mu kuntu ntabwo umutoza yamubonye neza ariko nawe bavuga ko umubiri we utameze neza cyane ko bura Hakim Sahab ntabwo ari kubona imikino yo gukina mu kipe ya Ayeka Tennis yakomeye ariko ni kipe ya gatatu muri Turkiya abanyamurika b'imyitozo naho n'amabuye uri amana bari ku notification y'abakinnyi babanjemo hari babanjemo n'abasimbu ejo bundi katinye hitana ejo bundi match hanyuma bakinnye yasimbuye ku minota 45 ariko uzo abantu babakina muri Ayeka Tennis batakirwa na Stefan Jovetic watakira Real Madrid na Eintracht Frankfurt muramwe ko compete Real Madrid yaguze za miliyoni 50 na mudani kigi ni giserbe ni cyahe n'umuserbe niba nibuka neza Jovic nagari Jovetic ni Jovetic no Man City ni Jovic kino Real yaguze muri Frankfurt cya Real gifite urutwo runini cy'ikosto cy'igisore Jovic niwe watakira Jovic ubwo rero urumva ko ari ikipe ikomeye kubona imikino byaramugoye cyane kandi n'umukinnyi mushya urumva rero nawe hari uburyo umubiri utameze neza bavuga ko abakinnyi babiri Manzi na Hakim Sahab amakuru menshi ambwira ko ari ubwo batagaragara kuri iyi match ubwo byahita binafasha mu kuza kuvanamo abakinnyi baza ko bari ku mukino kuko byanze bikunze bo iyo baza ko bari bazima bagomba kuba bari muri 18 ariko bavuyemo bari yoroshye mw'ijumwe twagiye ntacyo kwizera Olivier aribanza ntazwi muzamu w'abanyarwanda Olivier aribanza gishweka agomba kuba aribanzamo ararizi cyane tunabyemeze binasobanuke niba umuntu yitwa Ndori na Bakame uyu niwe muzamu ushobora kuba ari umuzamu twagize ukomeye wundi kuko baragize guhanganaho n'abakimenyi ariko baza kuvamo muri race gusa akagira akantu Nikola Jovic ni basketteur ahubwo yitwa Luka Jovic dukomeze cyaki basketteur dukomeze ndashaka ko tuzigarana iminota nk'itanu yo kuvuga kuri Murera kabiri rero habaye ikibazo ubwo birumvikana niba Kavita yajya muri axe ubwo kandi rero bagombaga gukina kabiri ubwo kabiri Jean Gilbert Kagege rwose ariko GPS ngo arenda kwituritsa GPS ngo umuvuduko abantu bambwiye ngo Mavubi ngo barakoresha bino bintu byo gusiganwa kakabasiga ariko nabaje nise yakagapeti burya karihuta cyane urabona barafinda ukuntu tuba yitwara cyane yihuta burya ngo muri ibi byo gusiganwa mu myitozo umuntu wenyine ujya umusiga muri APR ni umuntu witwa Kiwanuka wenyine burya ngo nakakabi muri APR muri boda n'umuhengeri gafite umuvuduko cyane kawujyanye mukuru wako Zidane aravuga ati ndamuzi ukuntu iriko kuva kera iyo namukuru yari birangiye arihuta cyane n'abatoza baramukunze uretse ko yihuta ariko aragira control y'umukino nziza bone muze gutungurwa mubonye Yunus akinanye na Ange ahubwo Kavita gakina kabiri ibyo nabyo biriho biravugwa okay nabyo birashoboka ubwo Yunus akasimbura Manzi kuri gatatu nizere ko ntacyo kubaza ingwe igomba kubiryamye rwose mangwe ndabona no kumwicaza bigateza ikibazo muri camp
Casemiro arahagarana na kapiteni Jihad nkeneye Gerete ku 10 10 haraba hari imbere urangora niyo makosa Gerete nkeneye Gerete urashaka ikiberi ushaka Gerete Samuel Gerete ushaka Gerete kapiteni mu ikipe buriya cyane Olivier ndamukeneye ku 10 genda gake Samico niko yitwa ku mbuga nkoranyambaga ndamukeneye cyane Diane Mavubi birakomeye irakomeye impande ubwo agahagarara imbere ya Jihad na Bonne yego agakina 10 uruhande rumwe agomba kuba arimo bita Georgia uruhande rw'iburyo team national team material wa mbere wa Jangwani Kwizera Georgia uruhande rumwe rw'iburyo ni Mikelz uyu musore witwa cyangwa arakina Mikelz arataka kiwugumana kuriya kuntu ari umu bari kuvuga yuko umwe muri bariya barumuna ba Mikelz umuwinga ashobora kuba ari uza kubanzayo hariya mu mwanya wa Barafinda hanyuma mukuru we akataka Barafinda akaza kuza asimbuye muri Rivubi mu mahoro erega Barafinda turamuzi erega abakinnyi ni bake tugomba kubareba kocha ashobora kumushyiramo yabona ari wo hamiriza agashyiramo Barafinda nanjye nicyo ntekereza bano bakinnyi ngo ariko cyane ko dukina n'igihugu kidakomeye cyane Grenada twakabaye tuyitsinda Grenada ntabwo ikomeye so Grenada n'Amavubi ni 3 kuba utaragura tike waba ari uguhomba kanaganyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego umukino mu rugo kugera kuri Radio Rwanda kwizigira nibutsa abantu ko mwitonde urebe itike ugiye kugura ejo hari umutara muhamamagaye yaguze itike ya finale musome nyine usome urebe ko ugiye kugura u Rwanda na Grenada urebe itariki urebe n'amaci u Rwanda na Grenada 3 z'ijoro usome neza utaza gusanga Grenada ariko saa 12 harabanza match saa 12 harabanza match ya Kenya na Estonia saa 12 nayo ni match yo kureba saa 12 match ikomeye Kenya na Estonia abantu bashaka kureba Kenya uburyo ihagaze Leicester yatsinze Tanzania uziko Estonia iri imbere se Leicester ni 205 irabona amakipe abiri kabiri yanyuma ndakubwiza ukuri isi Nyamirambo twari tamtamune hoze usereza abajangwani nabantu uzakunda umupira muri Tanzania na Regis Gacinya ngo batsinzwe ngo n'ikipe ngo y'abasekirite ngo nagara position no baserereza ariko usko ngo ama equipe ngo nta champion ibaye nta champion ibaye Leicester n'abazungu ziba zikomeye karukanyumije Estonia yarasa umuntu kro no ngo ntuze i Liechtenstein champion ngo ibyo bakina ni igikombe cy'igihugu uri kumva ariko ngo nta championnat ngo ihari abakinnyi benshi ngo bajya gukina mu Budage ngo abakinnyi benshi ikipe bavamo iyo kipe ikina mu ciciro cya kabiri mu Busuwisi ngo ni ikipe yasabye kujya gukina mu Busuwisi compete in the Swiss football league system ibera mu Busuwisi bajya gukina mu Busuwisi ariko noneho ngo with their domestic cup icyo bita Liechtenstein Cup niyo only national competition nyine iba midani ariko barasha Tanzania bikubwira yuko hari umugambwe ngo uzatinya umuzungu ageze muri 18 cya AFCON namwe tuzatinya umuzungu nta kongore gisheke ariko ibyo bavuga nibyo nese reba ngira barura mu tipe bazitego yasabye uburyo yasabye no buryo yayirashe igitego kiza cyane utagira ngo namukundi kunebanje kureba referee assistant referee niba yasifuye bwa mbere abana ntiyamanitse akora